iri gukomeza kugenda itera abantu benshi ubwoba ni mu karere ka Kicukiro. Hari umumama cyangwa se umukobwa waje kuza gukoresha amagambo aremereye cyane, amagambo yuzuye ingengabitekerezo, ari nayo mpamvu abantu benshi bari gukomeza kugenda bamugarukaho bati nk'abanyarwanda ko twigishijwe gutandukana n'amacakubiri n'ingengabitekerezo iyo ari yo yose. Uyu munsi tukaba tukiri kugenda tubona abantu hirya no hino bagifite ingengabitekerezo ya jenoside. Ngira ngo ni mu karere ka Kicukiro aho uyu mumama cyangwa se umukobwa yaje kuvuga ko atazigera yibuka abatutsi, ngo abatutsi ari inyenzi, ahubwo ngo azibuka abahutu bene wabo. Ibi ngibi kandi abitangaje nyuma y'uko kuri uyu wa 7 Mata 2025 mu gihe isi yifatanije n'u Rwanda hatangizwaga icyunamo cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu watawe muri yombi yitwa Caritas Muhawenimana, akaba yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho gutangaza ko we atazigera yibuka abatutsi bakwiye kwicwa ndetse bakibukwa na bene wabo, we ahubwo ngo azibuka abahutu bene wabo. Ngira ngo muri kumva ko ni imvugo iremereye yuzuyemo ingengabitekerezo ya jenoside. Ariko nk'abanyarwanda ngira ngo mu by'ukuri tuzi amateka twavuyemo, tuzi aho u Rwanda rwavuye, ariko uyu munsi birababaje, biteye agahinda kuba hakigaragara abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside. Kwibuka si ubupfapfa cyangwa ubupfayongo cyangwa gutayanjwa. Kwibuka ni ukwibuka hahandi waguye ukirinda gusubirayo. Rero bityo dukomeze kwibuka nk'abanyarwanda kandi dukomeze kwibuka twiyubaka, twibuka inzirakarengane zaburiye ubuzima muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Muhawenimana bivugwa ko yari umukozi wo mu rugo rwo mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Nkoko, umudugudu wa Kavumu asanzwe ari naho n'ubundi akora akazi ko mu rugo akorera uwitwa Rosa Kabataye. Muhawenimana kandi ibi ngibi yabitangaje ku rubuga rwe rwa WhatsApp n'amagambo yagiraga ati: muzibuke bene wanyu abatutsi n'inzoka, tugomba kubica, nge nzibuka abahutu. Mu by'ukuri ngira ngo muri kumva ko ni imvugo iremereye, ni imvugo yuzuyemo ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu, cyane ko ubona ko aranakuze nubwo adakuze cyane, uyu mukobwa ukekwaho ibingibi yatawe muri yombi, akaba yari bwoherezwe ku biro bikuru bya polisi kugira ngo hakorwe iperereza rirambuye. Muhawenimana bivugwa ko akomoka mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyamure, umudugudu wa Gatare. Akavuga ko cyangwa se bikavugwa ko afite se, ariko nyina yarapfuye nk'uko inzego z'ubuyobozi bwaho akekwaho gukorera icyaha zabitangaje. Bivugwa ko kandi ari imfura mu bana 5, akaba yaravuye mu ishuri ageze mu mwaka wa 4 aho yigaga ku ishuri ribanza rya Nyamure. Ingengabitekerezo ya jenoside, umuntu wese uyikorera mu ruhame cyangwa igikorwa, byaba mu magambo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa ku bundi buryo, kigaragaza imiterere yimakaza cyangwa ishyigikira
kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa ku idini abakoze icyaha. Ingengabitekerezo ya jenoside umuntu uyikorera mu ruhame cyangwa ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose, haba mu magambo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa ku bundi buryo, kigaragaza imiterere yimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa ku idini abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Dukomeze kwibuka twiyubaka, dukomeze kwibuka inzirakarengane zaburiye ubuzima muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bagira bati uyu aganirizwe iyi ngengabitekerezo ya jenoside afite iteye ubwoba, ariko kandi hari na bamwe bagiye bakomeza kugenda bagira bati iteka mu bihe byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ntihabura abantu bagaragara bongera kubyutsa amateka mabi igihugu cyacu cy'u Rwanda cyanyuzemo. Uyu munsi rero navuga ngo nk'abanyarwanda ntago byagakwiye ko mu by'ukuri amateka mabi yaranze igihugu cyacu aho twavuye turahazi, ntabwo twagakwiye kuba rwose twongera kugaragaraho iyi ngengabitekerezo ya jenoside. Rero mukomeze kwibuka kandi mwiyubaka, twibuke twese hamwe n'abanyarwanda abafite ihungabana, mu basange mubahumurize, babwire ko mu ijuru hari Imana yurutse imitima kandi yomora. Hanyuma ndabashimiye kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Assalamu shalom.